uri kumva ni ukuri imana ntimukazajya muvuga nese mwe mushaka umuntu nyine aguma muri ibyo bintu nyine ngewe pe ndabyemera yuko hari igihe umuntu bamutereka kamera imbere uri kumva akakabya nyine akarengera nyine agakabya ariko hari amagambo nawe utavuga nese ubu ngubu ko nyine kandi none ikindi yewe nibyo mbabwira ni ukuri ko imana wagize amahirwe yo guhura na Jack ntabwo wabona ko ari Jack uri ubona kuri kamera ntuzinzi kuri kamera Jack agira n'akamibiri amagambo make Jack arito ariko dore nguyu ububaze sarimo hano muri comment uramusa akora ikiganiro avuga ngo nkunda gusambana naramwandikiye ndambwira Jack ariko si ibintu no wavuze ubona warabateguye ni pastor nyine ese nibimugaragaza ese nabi Bria ese yavuze ko nawe nyine aransubiza yavuze ko akunda gusambana yararangije kubatizwa nanjye nibwo namwandikiye nanjye abarambwiye none Jack ijana n'umusazi ahita ambwira ngumva ngo tubyihoresha ngo biriya bintu biraryoha nahise mbura icyo denza mani Jack ntabwo ari umwana mubi ahubwo ngewe ntabwo yuzuye mu mutwe umva se nkubwire noneho ngewe ikintu cya mbere buriya kijya kintangaza kuri uyu musazi uri kumva ikindi kandi jemba baranaguciye mu ijambo umva bro buriya iyo ushaka kugira ngo ibintu byose uba ubifite wowe nose iyo ushaka kwerekana yuko buri kintu cyose wakivugaho shaka ibintu biragupfana pe none se urajya kuvuga ku bintu by'umuntu utazi ngo nuko gusa wabonye ngo mu mihanda ngo uwo muntu ngo yaje nawe ukajya kumufataho ijambo umuntu ntimurasangira umuntu ntimuraganira umuntu nturanamubona na kabiri ugiye kumufataho ijambo bro tujye tuvugisha ukuri ibintu byose biza muri ino mihanda umuntu wese yego ushobora gutanga nyine ushaka kuza umukambaza ati Bria none se ibi bintu urabyumva gute nanjye nkaba navuga uko mbyumva ariko ntabwo ngomba kugufataho ijambo sinkuzi ntiturasangira ntituragendana ugatangira ukabona umuntu agufasheho ijambo nta n'ahantu hamwe murahurira ibyo bintu nabyo mujya kubona no tekereza Bria uragomba ibaze kuba uri umuntu w'umukobwa ukabyuka mu gitondo ukajya kuvuga ngo ngiye abagabo 12 baransweye nsinziriye ngo nza gukanguka ngo wa 12 ngari wingezeho nyuma yaho ngo nza kuza guswerana ngo na anko nyuma yaho abandi bagabo bamfatira mu kabari ngo banswerera mu musarane uri kumva noneho umuntu agira past nyine noneho ibyo umva Bria ku mukobwa kirazira kikaziririzwa ntiwavuga ibyo bintu bro wabijyana mu buyobozi abo bantu bagafungwa iryo banguka naryihererana ibaze noneho nk'umwana wawe kubera icyo mudashaka ko abantu bamukoreye nabi babimenya ko bamukoreye nabi kubera mushaka ko baba baramusweye baragenda ko dumba njye nawe uvuga ibintu nkumva uri kunera stress none se reka nkubaze none reka dore n'ibyo bidubushize nigeze twari turi kuvuga ibibazo byawe uzana hano kuri live cyangwa ibibazo byawe ujyana kuri YouTube ninde uri bubigufashemo kuruta uko mu buyobozi babigufasha ese kutaraza ngo tubwire ibyakubayeho ukiri umwana nanjye hari umukobwa yafashe kubivuga si ikibazo kubivuga si ikibazo pe kubivuga si ikibazo ari igihe umuntu avuga ahahise hiwe ariko noneho se nagira ngo ahubwo iyo umuntu avuze ahahise he niho hamuha gukomera no guhinduka imbere Bria uzi ko yabivuga aba yumva ari ibintu biri flex nawe we yabivuga abagambiriye kugaragaza kuntu ari umukobwa mwiza baswe yari 12 nawe ntukazajya utuvangiramo ibintu by'ibyongereza flex bimenyesha iki nyine akumva ko ari ibintu bitwika nyine ari ibintu nyine bifite ishema nyine biri flex square nyine ariko bro we iyo bivuga rwose iyo bisobanura iyo story isobanura bumva ari ibintu nyine abantu bagakwiye kumushinja ubu noneho usora gukoresha ijambo flex ubu usora gukoresha ijambo flex dumbu zatuma duterime twajya abantu batwiba nk'ubundi agasobanura ibyana bigiye kujya bigakoresha sha na Kariya babwita wa mipango wa mipizo ariko rwose noneho nagiye kubona mbona noneho umuswera nyirashago ni Jackie ngagiye kugira muyanga inama araho byarandenze
byarandenze hariya, izina ry'imana buriya, iyo nza kuba mfite byarandenze hariya. iyo nza kuba mfite iyo nza kuba mfite umusundi, iyo nza kuba mfite umusundi nari kuwushimisha akaboko k'ibumoso ndagasa. Sha, yapfuye ntawe utayiryaho kabisa. ja bwana nyagasani, ariko ibaze umuntu nka Jack na buriya bwenge sha. Ariko mana ya, ngo ja mwagiye mumbabarira. Ibaze Jack na buriya bwenge sha. Ariko sha reka nkubwize ukuri, buriya reka nkubwire pe, kuba inajyuwa nta ribi nyine, kuba inajyuwa nta kintu njye bitwaye, kuko kandi niyo utari inajyuwa nta kintu umenya. bya Ariko Brian bro, kino gihe buriya kirabaza. oya banza wumve, nta ribi njye, ibyo ni akazi kawe, njye ndi kugusobanura muri rusange. Kuba najyuwa ni byiza, kuko utari na najyuwa nta kintu wamenya, n'abantu bagufatirana. Ariko bro ubu nanjye nzicare ngo mbone, reka nguhe nk'urugero, mbone ngo wenda ngo nkandetse ngo nka Jolly, ni urugero nka Jolly, urabona wenda nka Jolly nk'ibintu byamubayeho cyagiye, nindangiza nanjye mite nsanga ngo nje kugira Jolly inama sha, koko nanjye se nicare ariko ma niko sha, ariko du ntariba, ariko tu ibaze ipfuye ariko uwapfuye abantu muri yari kuri no live muze tugende juru. Ugari. Ariko sha barahambwiye hano wa Bongo Plus, muzani nkuzampere turi imbere inyuma mu gikoni. mbabarira ndaje. Wallahi ni wa boro atwite. Brian namukoze ku mabya nari nirutse ndagasa. Uzi ko Brian agira ibyo riruta iryanjye. No, iry'ibumoso rye bro ni rinini bikomeye. Brian umuhungu wacu. ariko umuhungu ariko ja ariko birantangaza njyewe iyo ndimo ndabona rwose nk'iniga nayo iri kugigira ngo DJ, ngo urabona ngo DJ man, ngo DJ man ngicyana, ngo DJ ngo cya, ariko se ibyana ngo DJ byanyu ngo DJ ngo DJ ngo nakijamo nanjye nagihagararamo. ngo DJ man, ngo DJ ngo tumazeho ibyana man. Ariko Brian Mm. hari umuniga yanyongoje akambwira ngo rega ibyo Brian baba aribo baravuga ati Brian ngo umugegiye yaguha. Reka ye Niho natangiye kuzajya nkusaba. Yo buri nzaba naragutinye yewe kera nari narafashe ibigambo bya J, numva ko J ibintu abarimo aravuga ko uri umutinganyi ko ari byo. Urumva? Ndumva utaneranya na Brian, njye ntabwo by'ubutinganyi mbizi. Nje nari nafashe ibigambo byawe, ariko hari umuniga wandabuye akambwira ngo rega Brian umugigiye yaguha man. ariko man n'ubu ngubu harimo umuntu wabwiye hari umuntu w'inshuti ye wambwiye ngo nabetse ko byaba bavuga bya Brian nibyo. Anje arambwira ati ngo Brian ngo akunda dick. Ngo aranayigura. Umukobwa ariko ikindi nanone ngo abakobwa nubwo mu mwataka Brian 60% y'abakobwa bose basigaye bose ari abalesbienne. Of course benshi. Abatabigira official ariko ukuri bari umva nkubwire, iby'ubutinganyi bw'iki gihe ku bakobwa hari n'ababyinjiramo batazi n'ibyo barimo, batazi n'ibyo barimo, gusa kumva nyine biraryo. Umwana nka Brian ubundi yakwiteretse gake gake agucumita utazi nyine kuri muri nacumitwa gake gake, wumva ngo ari ibintu biri aho ngaho. Umva yewe ndabizi, urukumva umwana ku bahungu ho uhita ubibona ko umuhungu yatangiye kurengera ubwo yatangiye gukozaho intoki. Ku bakobwa ubona ko ari ibintu biri flex nyine, kuba arimo aragukoraho arimo aragukoraho. mbabarira mbanze mumereza umunota umwe nsobanurire bano bantu bari kuguma babimbaza cyane ngo njye na Philipita ngo kubera ngo ibintu ngo babonye ngo niba ari Dekato bipostinze, kuko nabonye nanjye abantu babinyohereje. Hama rero mwabantu mwe, Philipita n'umushiti wanjye, Philipita turakorana, Philipita n'umwana mwiza, wanakoranye na Philipita nta n'undi muntu mwazakorana. Philipita agira umutima mwiza, Philipita nyine ari hambo cyane, ahubwo nijoro
nashakaga gucurangira ku mashini yanjye ariko mbona biri butinde nshyira external yanjye ku mashini yiwe noneho yivanaho yikuraho umuziki urahagarara nyine external niyo yikuyeho so rero habaho akanya ko guhagarara uko gutegereza kugira ngo anshyirireho ngewe laptop yanjye mu gihe rero yagombaga kunshyiraho laptop yanjye ubwo urumva yarakirimo arashaka indirimbo iri kuri desktop kugira ngo abe ariyo abashyize kuri serato nyine kugira ngo abe ari gucuranga ni urwo rwego rwo wabonaga nari mpagaze inyuma none ariya nari mpagaze inyuma ejo nagiye ku kazi numva ntameze neza nicyo twanagirana kuko ni umuntu mwiza ushoboka imbere n'inyuma meze gute nta kintu na kimwe ahubwo nuko ninjye utari uri no muri mudu urumva nawe kurwana no kunshyiriraho external kuba nari mpagaze inyuma ye ndi kwerekana ati kuko ntawe uri kumva ibyo ndi kuvuga ngira ngo abantu bagize ngo hari ikibazo kirimo kandi nta kibazo na kimwe dufitanye sawa ibyo nabyo turabimenye Philipita ntabwo yakoze amakosa oya Philipita nta kibazo kiwe n'abantu bakunda kumugiraho ikibazo sinzi impamvu kandi n'umwana mwiza pe nta kibazo ufite kuri Petero Philipita njye ntabwo tuziranye oya urabeshya kuri kumara ntabwo tuziranye ntabwo wari wamubone maso oya sindamubona kabisa ntabwo agiye kubeshya kuri rata nuko wihakanye Miki na none sindamubona kabisa Philipita ntari biryo n'umwana mwiza ni umuntu wumvikana ni umuntu nyine gukorana nawe uba wumva ufite amahoro ibyo wihakanye ariko reka mbabwire mbabarangiye dore ngiye no kwigendera mbabarangiye mbabwire mw'abantu ndabizi ko muri ino mihanda twese ntabwo turi shyashya ariko bro tujye tureba abantu dushaka gufataho ijambo n'aba tudakwiye gufataho ijambo nkande tudakwiye gufataho ijambo woya nyine reka nkubwire hari umuntu mu by'ukuri usibye kuba yaza akinaga mu hino mihanda ugahita akaza agakotora ariko umuntu mutarasangira umuntu mutarahemukirana umuntu mutaragwana mu kintu kimwe umuntu wenda mu mashini ugura akaba yanagusuza ni umuntu uhita uza hano ugahita wicara ugatangira kubaga ngo ni ukubera yuko gusa ngo wabonye ngo byagenze gutya nawe ukagendera mu kigare ku cyo utaza muvuganira nubwo utamuvugana ariko se rorera kumuvuganirana urorera ariko no kumuvuga ubu si ukweresha hari umuntu mbona ugira ibindi nama nk'iceceke bashaka kuvuga basi nunavuga uvuge wenda ugaragaza reality ariko se Kira reka nkubaze Kira ubu ngubu Kira nta muntu umenya ukuntu banza wumve nta muntu umenya ukuntu yakotoye ejo nugira ibibazo sibyo bikaba ngombwa yuko wenda nawe imihanda yose iri bumenye ngo Kiramani byagenze gutya ubu nanjye Brian zaza nicane mvuge ngo nje kugira Kiramani inama Kira wakeneye kugirwa inama kubera bwa bukobwa we bwose bwarazimye Nyambo yaratunzwe na Titi ubu ngubu kuva baratangana na Titi nawe yarazimye ubu dukeneye strategy nshasha ya Kiramani kugira ngo abakobwa we bagaruke ariko Nyambo uzamugura agaparufe Kirama hari ukuntu abantu bakomplaininga urukumva Kirama ikintu mvuze niteranya reka niceceke hari n'uwundi mana we yaranyegereye ejo bundi namubonye ku kazi mbega gahuyu Kirama yo akantu ndumva arambujije wenda ngo sinkomeze sibyo berereka ariko reka nkubwire sibyo umva nkubwire mbabara nkubwize ukuri nimba hari ikintu cya mbere kigayitse kibabaza gishobora guca umuntu intege ku buryo n'ikintu yaraje kukubwira udashobora kucyumva ni ukuba umwana w'umukobwa yaje ari mu kabari yagucaho kumva akantu ngewe kandi uwo muntu ukaba usanzwe umubona ukabona ni umukobwa w'umusirimu ngewe umva Buriya singiye kuvuga izina ry'uwo mukobwa nari kumwe na K-John ndi kumwe na Karufani n'abandi na Bahati Makaca uri kumva twicara ahantu n'umukobwa aza kuza kunyicara iruhande yambaye bwa bukanzu mujya mwambara bugufiya bro mu maguru ye haturutsemo akuka gashyushye uri kumva ariko nkagira ngo ni igisamake kiri kuvayo cyapfuye bro reka nkubwire reka mfate ijambo
eh, abakobwa bajya mu mihango. mhm, oya Imihango, oya umva ntubeshye ndi hano imihango bro. rero nk'ubu ngubu iyo uri kuri seti katuvuge kwa Kiramani, haba hari mhm, abakobwa benshi. Iyo muri kuri seti sibyo, and mm. then baragiye baragukinishije, urahagumye katuvuge nk'ikintu cy'iminota 40. none se ntabwo uba ufite baga watwayemo izindi padi sikusetsa wowe. Mani biragufatirana mani, kandi uri umukobwa urabizi mani ko ibyo biboro byagufatirana. oya dumba reka N'abakobwa bari aho ngaho twabyemeranywaho. ntabwo babura n'ubundi ibyo binuze ibyo biboro. reka umva nkubwire dumba, abakobwa biyitaho ku buryo usanga mu masakoshi yabo baba bafitemo ama wipes, uri kumva, baba bafitemo utuntu n'utundi. Noneho iyo azi yuko ari no muri ibyo bihe bimeze gutyo, uba usanga afite nk'amapadi nk'atanu yose yagendanye, ku Imihango buryo nyine buri tuyihorere. kanya buretse gatoya, buri kanya bari kujya kuri toilette akitawaza akongera agahindura, buri kanya bajya kuri toilette akitawaza agahindura. Ahubwo nako si umuntu uri kumamagara arambaza iki? Umva, kugira ngo umuntu agere kuri iyo level, we aba yo kugira ngo ako kuya rubanda rukumbe, we ntago yiyumva. Uzi Oya, se ntabwo buriya wiyumva. buriya Umva wowe umuri unyarikira ngo nimuhereze nimero zanjye, nanyandikire DM nzimuhereza, ariko buriya kuzihereza abakobwa benshi urakumva, abakobwa benshi uko namaze kubibona ava kwa Jama atakarabye, urumva. ahubwo avuga ngo nta nubwo azi kwitawaza neza. Ikindi bagenda, urabona bano bakobwa mu matuwarete menshi yo mu bubari ntago habamo amazi, bisaba umuntu uzi ukunda isuku kuba yagura amazi y'igihumbi cyangwa amazi y'ibihumbi 2 ayajyane muri toilette agende kwitawaza. Ugasanga ijoro ryose umuntu arimo arikoresha igipapeje niki ajya kugera mu gitondo akibyina piano rimwe. Aha, mwitahira. Nibyo nkubwira. Yeah. Ubundi buriya dumba, Yego. buriya umusundi bisaba kuwukurugutura bro. Kinacyo Mana rero ukuntu hano bari kwandika ngo ese dumba bandika ngo ujye ujya mu mihango kuko ndi kumva ngo birusha Brian. Ariko mani njye bano bakobwa narababwiye nuko ahubwo baba batazi amafarumasi ibyo bintu babiguriramo. Hari imiti bafata bagashyira mu mazi ashyushye, uri kumva iyo miti noneho rero bakagira bashyira amazi ashyushye bakayitawarisha. Nuko hano ndyamye itara rijimije, bakayitawarisha. Noneho hari n'iyindi mbere yuko ujya kuryama usiga mu kwaha. buriya Liliose hari ukuntu akumenyereyemo. Ajya reka guteranya. Buretse gato reka musomere ibyo yanditse, ni ibintu yanditse muvuye ku uwo mutima. Liliose se turaziranye? Umva se nkubwire, Yani nawe aranditse ngo umva nyine buretse gato aranditse ngo urumva ati Brian se ubu yavugira abakobwa koko nta mpuhwe adufitiye. oya sha ngenda zibagirira, nese njye sindi umukobwa sindi akakobwa. Arimo uzi icyo ashatse gusobanura se? yerekeraho urumva Icyo ashatse gusobanura njye nagutumije. nk'uwo Liliose nubwo naba ndya ibyana rwose ntacyo naba ndi gutoraho, ariko reka nanjye nuko wenda muri kubaganiriza nk'abakobwa bagenzi banyu, ndi umukobwa mugenzi wanyu, mba ndi kubabwira kugira ngo mwumvireho nyine tuganire nk'abakobwa. reka nkubwire je ngo ntabwo we na mudi imwe. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo rero umuntu bita Liliose buri ibintu ashatse kuvuga. ariko du ko abantu bose bakomeje kugira, ko abantu bose bakomeje kuvuga ngo tuberereke turava aha ngaha tuvuze kuri nde ngaho baga abantu bose baravuga ngo tuberereke turarangiza live nta muntu tuvuze. maze rero njyewe ikintu kinangaza usanga ibikobwa bibi aribyo byipanga akazi wamwumvise umukobwa wanjye ko kandi ukareba uwo mukobwa n'ubundi nubwo nawe koko waburiwe sha nta kintu waba ufataho nana bro. uzabaze dumba, ubaze na Kasuku, uzabaze bakubwire neza, bagusobanurire bakubwire ngo
ibi n'ibi namwe rega mujye mureba, ntimucuruza, ntuteye neza, ntusa neza, nta gahumuro, nta gaparufe, ntaki, warangiza ukajya guhagarara mwumvanga bakabona nta muntu ufitiye ubusa, ubu nazigira nawe nazikugirira ntacyo. wamwumvise Brian wowe ndumva wamwumvise ku manywa wamwumvise aravuze ngo icyo Simusiga. Brian ashatse gusobanura ashatse kwerekana ko Liliose ngateye nk'umuringoti papa. Ntago ngiwe Liliose muzi, ntago turahura pe, twarahuye naramubonye, nakubwiza ukuri, ariko ntago mbizi, ntago muzi pe. ahita baga direct. Oya mani, hari abantu baza bakishyiraho bakavuga ngumva ng'abakobwa, wareba uwo muntu uri kuvuga ngo abakobwa ukibaza se uyu nawe ni umukobwa ra, ubu ugiye gushaka abakobwa nawe namushyiraho. Brian nta kigenda. Oya Brian nicyo kintu mukundira, ameze nkanjye nawe zivaho vuba. Ni ukuvuga ngo waya nkozemo, uri kumva systeme electrique yanjye Imana yanshyizemo imeze, ishobora kuba ihuye n'iya Brian. Ni ukuvuga ngo iyo umenyereye gato nkabibona jewe nkabyandastandinga, zihita zivaho zirasota, zihita ziguruka na electrogaze buriya kugira ngo bazaza n'umuntu uza buriya guhagarika nibyo nakubwiye, wowe ujye uvuga indi ku message muntu abaha buriya reka nkubwire, byakorohera kuvuga ku muntu mumajije guhura, mumajije ari umuntu kuganira, ukeneye Brian. mumajije kuba muri kumwe, wenda mumajije no gusangira, ukavuga ati uyu muntu ariko namufataho ijambo kuko naramubonye, twarahuye, twarasangiye, sibyo? Ariko se iyo ugiye kuvuga, niba uwo ngo uravuze ngo ni umuyemusi, niba ari umuyemusi ndi umudije, ejo wenda muzanahurira no mu kazi, sibyo? Ariko iyo uri gufata ijambo ku muntu mutarahura, mutarasangira, ngewe uzabaze je wowe uzi ukuri, ngewe na genge yanjye y'abakobwa tugendana, yaba yibaze dumba na mana bejya we.